wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko twongeye guhura kuri uyu murongo abo dusanganwe, kandi nawe mushyashya nishimiye kubana nawe muri uyu mwanya mwiza wo gusuzuma ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Kuri mwe bashyashya rero nitwa Habyarimana Eric, nkunda kuboneka kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, aho tuvugira ukuri kw'ijambo ry'Imana, twibanze cyane ku kuri kw'iki gihe, ukuri kwagiye kwirengagizwa kenshi nyamara ku giciro gikomeye. Ushize twaganiriye ijambo rikomeye tusuzuma isabato mu gitabo cy'Abalewi, twabonyemo ubusobanuro bw'isabato mu buryo bwimbitse. Ndagarutse rero kugira ngo tujye mbere turebe mu gitabo gikurikiyeho cyitwa igitabo cyo kubara. Turi gusuzuma ubusobanuro bw'isabato mu mategeko ya Mose, hahandi Mose yagiye yandika iby'isabato nk'uko Imana bimubwiriye ku musozi Sinayi, kandi akabisubiramo Abisirayeli mu mateka yabo ya mbere muri rwa rugendo bakoreye mu butayu. Mbere y'uko tujya mbere, reka mbanze nicishe bugufi, kandi nawe umfashe nawe gushobokera dusenga Imana. Data, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje. Tugushimiye amahirwe uduhaye kongera kurambura ibyanditswe byawe kugira ngo twumve ubushake bwawe bubirimo. Turakwinjiza kugira ngo rero tuyoborwe nawe muri ryo, nk'uko wera wasezeranye aza bitwumvishe, kandi uduhe umutima wemera kugira ngo tugendere mu bushake bwawe mu izina rya Yesu, amen. Twaganiriye igitabo cy'Itangiriro, twagitinzemo tureba ukuntu Imana yagendanye n'abakurambere bacu. Twabonye igitabo cy'Itangiriro kidakunda gutinda ku isabato, kuko kirivuga rimwe gusa mu Itangiriro igice cya 2, kandi icyo gice cya 2 kitwereka isabato ihangwa bwa mbere mu murima wa Edeni. Abakurambere bacu bakurikiyeho rero Badamu, ba Seti, ba Henoki, ba Nowa, ba Aburahamu n'abandi, ntabwo tubona iby'imibereho yabo no gukomeza isabato. Twarabisuzumye cyane ngo turebe mbese isabato bari bayizi. Twasanze bari bayizi dukurikije nuko n'andi mategeko yagaragaye muri yo. Kandi tuza kugera mu gihe cy'Abisirayeli nyirizina bari mu gihugu cya Egiputa, igihe Uwiteka yarahamagaye Mose kugira ngo bavane muri icyo gihugu. Tubona mu kuva igice cya 16 Imana iha Abisirayeli manu, maze bahaye manu babwira yuko bazajya batoragura manu mu minsi 6, kuwa karindwi bakaruhuka, ndetse kuwa 6 bagatoragura inkubwe 2 kugira ngo bitegure isabato. Ibyo nk'ikimenyetso kigaragaza yuko isabato kitari ikintu gishyashya kuri bo, ahubwo yari isanzwe. Twaje kugera ku musozi Sinayi, tubona iby'isabato mu buryo bwuzuye. Twusuzuma kandi amagambo yagiye asubirwamo yerekeranye n'isabato mu gitabo cyo Kuva. Tubona yuko ari ku neza ya muntu, ku rukundo ruhebuje Data wa twese akunda abantu be, ndetse n'ibyo yaremye kuba yaratanze isabato. Twagiye mu Balewi, tubona yuko isabato yatanzwe kandi twibutsa ukwera kw'Imana n'uburyo Imana ishaka ko twera kandi ishaka kuducungura. Ni ikimenyetso cyo gucungurwa no kwera. Rero reka twinjire noneho mu gice mu gitabo cyo kubara, aho tugiye gusuzuma nanone ibintu bikomeye. Ndagira ngo ko tugiye kureba amasomo agera muri 5, nubwo yose ataza kwahuranya byuzuye ku ngingo y'isabato, ariko afitanye isano n'ingingo y'isabato. Ndagira ngo nkujyane mu gitabo cyo kubara, dutehere mu kubara igice cya 15. Kubara igice cya 15 niho nshaka ko tujyana, tuhera ku murongo wa 32 tugeza ku murongo wa 36. Hari inkuru isamaje cyane. Ndagira ngo nkubwire iki ngiki, yuko tugiye kureba ibintu bikomeye muri iki gitabo cyo kubara, aho tuza kubona isabato nk'igipimo cyo kumvira n'ubudahemuka ku Mana. Isabato nk'igipimo cyo kumvira n'ubudahemuka ku Mana. Reka duhere rero mu kubara igice cya 15. Ndasoma mpere ku murongo wa 32 ndageza ku murongo wa 36. Hari inkuru isamaje cyane, ngira ngo witeho kandi dutekerezeho muri aka kanya. Harambwira ngo Abisirayeli bakiri mu butayu basanga umuntu atoragura inkwi ku isabato.
abasanze azitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose, bamukingiranira kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntabure kwicwa, iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma y'aho baganditse. Iteraniro ryose rimujyana inyuma y'aho bamutera amabuye arapfa, uko Uwiteka yategetse Mose. Mbega inkuru isamaje y'ibyabaye mu gihe Abisirayeli bari bari mu butayu, igihe Imana yari ibayoboye, bya bindi tumaze kubona yuko yabatungishaga manu, kandi ikababwira yuko bagomba kwitegura isabato ku wa gatandatu, bagateragura inkubwe ebyiri kugira ngo bitegure isabato, maze baza kubona umugabo umwe ari gutoragura inkwi ku isabato kugira ngo ajye gucana. Nuko bayoberwa ibyo ari byo, maze Abisirayeli baravuga bati reka tumushyire Mose. Nuko bamushyira Mose. Mose nawe asanga Uwiteka amubaza ngo mbese uno muntu turamugenza gute? Murongo wa 35 hambwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntabure kwicwa, iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma y'aho baganditse. Nuko iteraniro ryose rimujyana inyuma y'aho baganditse, bamutera amabuye arapfa, uko Uwiteka Imana yategetse. Nshuti yanjye, nidusuzuma ahari turaza kubigarukaho niho nza gusoreza mu gice cya 14, aho abantu b'Imana bigometse bakavuga bati turashaka no kwisubira mu Egiputa. Maze Uwiteka mu gice cya 15 atanga imiburo. Nshuti yanjye, Imana iradukunda cyane mu buryo butangaje. Imana yabanje gutanga imiburo kugira ngo iri tegeko ritaza kugira uwo rigonga. Nshuti yanjye, reka mpere ku murongo wa 30 batubwire iby'amategeko. Batubwira iby'amategeko atandukanye nuko abantu bakwiye kubyitwaraho. Ariko tugeze ku murongo wa 30 w'igice cya 15, ubwo ni hejuru y'imirongo maze gusoma, reka nsome umurongo wa 30 na 31 twumve icyari cyabaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ariko umuntu ukora icyaha yihandagaje, naho yaba kavukire cyangwa umusuhuke, uwo muntu abatutse Uwiteka, nuko akurwe mu bwoko bwe, kuko yasuzuguye ijambo ry'Uwiteka agaca ku itegeko rye. Uwo muntu akurweho rwose, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Mbega urubanza rugeze ku muntu wakoze icyaha cyo kugenza gute? Cyo kwihandagaza. Umuntu ukora icyaha yihandagaje, naho yaba kavukire cyangwa se umusuhuke, uwo muntu abatutse Uwiteka. Uwo muntu yasuzuguye itegeko ry'Imana, yasuzuguye ijambo ry'Uwiteka. Uwo muntu akurweho rwose, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Maze igihe amagambo nk'ayo ngaya cyumvikana, igihe amategeko nk'aya kimara gutangwa, haboneka umuntu noneho ugiye gukora icyaha cyo kwihandagaza, icyaha cyo kwica itegeko ry'isabato. Ndagira ngo nkwibutse mu gitabo cyo kuva igice cya 16 dusuzuma iby'Imana yabwiye Mose ndetse n'Abisirayeli byerekeranye no gutoragura manu, ngo byari ikigeragezo cyo kubagerageza. Igihe Imana bahaga manu ikabateka ko bazajya bayitoragura mu minsi 6, ariko ku wa gatandatu bagatoragura inkubwe ebyiri kugira ngo bitegure isabato. Twabonye impamvu yabyo. Iyo batoraguraga byinshi mu yindi minsi byaragagaga iyo byararaga, ariko ku wa gatandatu kubera yuko ari umunsi wo kwitegura isabato, batoraguraga byinshi bakabitegura kugira ngo ku isabato bazabone ibyo kurya. Kandi iyo byararaga ntabwo byagagaga. Ngo byatangiwe iki? Kugira ngo Imana ibagerageze ko bumvira amategeko yayo. Bya bindi Imana yabwiye Aburahamu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 5, aho yamuhaye amategeko kugira ngo yigishe abo mu rugo rwe, ndetse n'igice cya 18 kirabidusobanurira neza. Nshuti yanjye, bari babisobanukiwe, maze Imana ibitangira kugira ngo bagenze gute? Ibagerageze ko bumvira itegeko ry'Uwiteka. Icyo gihe baratsinzwe, kuko bamwe batoraguye byinshi mu yindi minsi 5 ibanza y'icyumweru, maze bikagaga. Ndetse ku wa gatandatu bageze batoragura bike, ku isabato babyuka bajya kureba basanga nta byaje, kubera yuko hari umunsi wo kuruhuka nyine. Nshuti zanjye, Imana imaze gutanga itegeko kandi ribwiye abantu b'Imana, iribasubiriyemo yuko umuntu nakora icyaha cyo kwihandagaza, naho yaba kavukire wo mu muryango w'Abisirayeli cyangwa se umunyamahanga wishimye kuhaba, maze agakora icyaha cyo kwihandagaza, cyo kurenga ku ijambo ry'Imana, akica imwe mu mategeko yayo, wakwiye gukurwaho rwose. Ikibazo gikwiye kwibazwa ni iki? Mbese isabato
ni itegeko ry'Imana? Yego, ni itegeko ry'Imana, ni itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana. Ubushize igihe twarebaga mu Balewi twabonye yuko isabato itandukanye n'amasabato y'Abisirayeli, kuko amasabato y'Abisirayeli nyine yari ay'uwo muryango w'Abisirayeli, nta nubwo yashoboraga gukomezwa n'undi uwo ari we wese keretse abo Bisirayeli ndetse bari mu gihugu cyabo. Niba wibuka ibintu 7 twabonye bitandukanye isabato n'amasabato, ni mu cyigisho gishize tuganira iby'isabato mu gitabo cy'Abalewi. None umuntu aratinyutse ahise akora icyaha cyo kugenza gute, cyo kwihandagaza, ajya gutoragura inkwi ku munsi w'isabato. Nuko abantu baramubona baribaza batese uyu nguyu turabigenza gute? Abasanza zitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose, baramukingirana kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati uwo muntu ntabure kwicwa. Nshuti yanjye, uru ni urubanza ruteye ubwoba rugeze kuri uyu muntu wishe itegeko ry'isabato, kandi igihano cyahawe uyu muntu gihishura byuzuye uburyo Imana iri serious ku ngingo y'isabato. Nshuti yanjye, ntabwo izihanganira bata itegeko ryayo kandi baribatankana bihandagaje. Kenshi na kenshi abantu bakunda kuvuga ngo mbese umuntu, ni ikibazo gikunda kwibazwa, mbese kwica isabato nibyo bizabuza umuntu kujya mu ijuru? Bisa nkaho rwose isabato ari akantu gatoya gasuzuguritse katabuza umuntu kujya mu ijuru. Mbese iyo philosophy yavuye hehe? Mbese iki cyaha cyo kwihandagaza cyaturutse he? Cyaturutse ku mwanzi Satani. Ndagira ngo mbwire yuko isabato atari ikintu cyoroheje, ni urwibutso rukomeye Imana yashyizeho kugira ngo twibuke ko ari umuremyi wacu n'umucunguzi wacu. Kandi ubwo bibaye itegeko, ariko nshuti zanjye, niba abategetsi bo mu isi bavuga ibintu bigashyirwa mu bikorwa, ni gute umutegetsi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko avuga noneho ibintu ntibishyirwe mu bikorwa, ndetse abantu bakumva ntabwo byabarimbuza? Mbese isabato niyo izambuza kujya mu ijuru? Igisubizo ni yego. Abantu bamwe bajya batinya kubivuga, ariko niba ukuri kw'Imana kwaramaze kukugeraho ukaba usobanukiwe n'uko iri tegeko ari iry'Imana, mbese wari ukwiye gukomeza kwibaza ikibazo ngo isabato izambuza kujya mu ijuru? Yakubuza kurijyamo, kubera ko urubanza rw'Imana rugera ku bantu bakora ibyaha mu buryo bw'umwihariko, ibyaha byo kwihandagaza. Imana ikurinde gukora icyaha cyo kwihandagaza ukomeza kwica isabato niba uri mu mugabane w'abica isabato. Kandi agira ngo mbwire abantu b'Imana bakomeze isabato bari kumva aya magambo, bafite bene wabo bakunda, bafite urukundo. Rega Imana yadusaba gukundana, niryo tegeko ry'Imana. Mujye mubwira abantu b'Imana aya magambo, mubabwire yuko gukomeza kwica itegeko ry'Imana mu kwihandagaza, Imana itazihanganira ibyo bintu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yashyizeho umunsi w'urubanza, kandi ikintu cyose, umurimo wose abantu bakoze, amagambo yose bavuze, byaba n'ibihishwe byose bizashyirwa ku karubanda, bizakwicisha cyangwa se bigukize. Nshuti zanjye, ntabwo ari uko tuzajya mu ijuru kuko twakomeje amategeko y'Imana harimo n'isabato. Ibyo ngibyo ntabwo byagira umuntu bigeza mu ijuru, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko kandi Yesu Kristo yaratanzwe, aza kuducungura, atuvana mu mata bw'icyaha, adukiza umwenda w'icyaha twari turimo, umwenda w'amategeko, kuko twishe amategeko y'Imana. Aratubabarira ibyaha bya kera, byishyurwa urupfu yapfuye i Karuvari. Ariko kandi ntabwo byarangiriye aho, nshuti zanjye. Twabirebye mu gitabo cy'Abalewi yuko hari amatangazo abiri. Hari itangazo ryo gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera, yuko Imana yatubabariye ibyaha twakoze mu gihe cyashize, kandi n'itangazo ryo kwezwa, haleluya, ryo guhabwa kwera kw'Imana, tukambikwa gukiranuka kwa Yesu Kristo, tugahinduka abana b'Imana, maze twishimira amategeko y'Imana, maze tukakira isezerano rishya nk'uko ryanditswe mu Baheburayo igice cya 8, yuko Imana yatangaje ko izandika amategeko yayo mu bwenge bwacu. Ntidukomeze kwigishanya, ntidukomeze guhatirizanya ngo tugende mu mategeko, ahubwo bikaba biturutse imbere mu mutima, kandi Imana irashaka kubikora. Harimo n'itegeko ry'isabato. Nshuti zanjye, Imana irashaka kwandika iryo tegeko mu mibereho yacu kugira ngo turyishimire, turigenderemo. Umugabo witwa Doug Batchelor, ubushize twamuganiriyeho, yongeye kwandika igitabo nakunze cyane cyitwa Faithfulness in Small Things.
gukiranuka cyangwa se kuba indahemuka no mu tuntu dutoya. Yaranditse ngo nibigaragara yuko ari ibikorwa bito cyane byo kutumvira, byo gusuzugura Imana, bibasha guhishura imiterere y'imitima yacu. Isabato itwigisha kugendera mu kumvira Imana byuzuye. Haleluya. Kandi inshuti yanjye, ntabwo isabato none iri mu tuntu dutoya. Oya, isabato ni ikintu kibyibushye, ni impano tuvana muri Edeni, ni ikimenyetso cy'ubutware bw'Imana, yuko Imana ari umuremyi ikaba n'umucunguzi wacu. Ndakwinginga mu izina rya Yesu, kugira ngo igihe turi kuga amateka y'ibyabanje kubaho kera, tureba ibyabereye mu ngando z'Abisirayeli igihe bari bakambitse mu butayu, aho umwe yigeze kwica itegeko ry'isabato nkana, maze akagerwaho n'urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, akicishwa mu mabuye ako kanya. Ngo bigutere kwisuzuma mu mutima, bigutere guca bugufi, kugira ngo umenye yuko itegeko ry'Imana ari itegeko ryo kubahwa ndetse no kumvira. Ni itegeko ryerekeranye n'igihe. Burya igihe ntabwo gifatika, leta z'isi ntabwo zizagukurikirana kutarikishe, ariko leta y'Imana yo izagukurikirana. Imana idufashe cyane. Reka dutere intambwe tugane ku isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri turazisanga mu Kubara igice cya 28. Ndasoma imirongo 2 muri icyo gice, ndasoma umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Kubara igice cya 28 umurongo wa 9 n'uwa 10. Harambwira andi makuru akomeye. Harambwira ngo ku isabato mujye mutamba abana b'intama 2 b'amasekurume bataramara umwaka, badafite inenge. Muture ibice bya 12 bya efa y'ifu y'ingezi yavuganwe n'amavuta ya elayo ho ituro ry'ifu. Muture n'ituro ry'ibyo kunywa byo kuri byo. Murongo wa 10. Ibyo ni ibitambo byo koswa ku masabato yose, byongerwe ku bitambo bitambwa ubudasiba no mu matura y'ibyo kunywa aturanwa nabyo. Dusubiye mu mateka y'Abisirayeli uko babwiwe ibyerekeranye no gutamba ibitambo byashushanyaga Yesu Kristo. Ndagira ngo nkwibutse iki ngiki, yuko igihe havuzwe umwana w'intama utagira inenge, aba ari igishushanyo cy'uwagombaga kuvukira mu isi agaducungura, ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo igihe Yohana umubatiza yari kuri Yorodani akamubona, iravuze ati dore nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Igihe rero tuvuze umwana w'intama utagira inenge, tuba tuvuze Yesu Kristo. Iyo tusomye mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera ibyo umwana w'intama udafite inenge, umva tuba turi kureba Kristo uzaza gucungura abari mu isi, kandi yaraje. Imana yacu ishimwe, isezerano ryo kuza kwe ryarasohoye rwose. Nuko rero muri aka kanya turabona isabato ihuzwa n'igitambo. Icyo ni icyambere tubona muri iri somo. Turabonamo ibintu bigera kuri 2 ndetse ni 3. Turabona isabato ihuzwa n'iki? N'ibitambo. Icyambere, guhuzwa n'ibitambo ku isabato, turabona yuko hari ibitambo byiyongereye bigomba guturwa kuwa kangahe? Ku isabato. Byiyongera ku biturwa buri munsi. Mbese si bisobanuye iki? Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko isabato ari umunsi wera. Haleluya. Ari umunsi wera, ariko atari umunsi wera gusa, ari umunsi uduhishurira Kristo w'umucunguzi wacu. Tuzabibona neza mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2. Gutegeka kwa 2 bazabidusobanurira. Kandi rega no mu Kuva igihe twarebaga amategeko y'Imana twarabibonye. Wari uzi yuko amategeko y'Imana uko ari 10 abanzirizwa n'ijambo ngo Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Iravuga aya magambo iti, Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Nuko rero ntukagire izindi mana mu maso yawe, kandi ujye wubahiriza umunsi w'isabato nawo n'andi mategeko uko ari 10. Turayazirikana mu Kuva igice cya 20. Nuko rero ku munsi w'isabato, kugira ngo abantu bazirikane ibyo ngibyo, yuko Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Egiputa ishushanya urupfu, ishushanya ibyaha. Yakuvanye mu bata bw'icyaha ikakugeza mu mudendezo uboneka muri Kristo Yesu. Kabishaka kukubatura byuzuye, kakugeza mu rugendo rwo kwezwa ngo ube wera de. Yaguhaye isabato ngo ujye ubizirikana. Haleluya. Kandi iyi sabato ihujwe n'ibitambo.
bishushanya Kristo, ngo biraje ngo bihure na Yesu nyine. Nshuti yanjye, umugabo witwa Mark Finley ni umubwirizwa uzwi, umubwiriza tuzi twese, abenshi bakurikirana ibyigisho ku social media baramuzi. Yaranditse ngo uyu mwana w'intama watambwaga kuri buri sabato yongera kuduhishurira yuko isabato atari umunsi w'ikiruhuko gusa, ahubwo ni n'umunsi w'impongano. Haleluya! Ni umunsi wo guhongerwa, ndetse ukaba n'umunsi wo guhura na ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana idufashe kugira ngo twumve ibanga riri mu isabato. Hari korali yaririmbye ngo erega isabato burya ifite ibanga abanenganenzi batabasha kugenza gute kuvumbura. Imana igufashe kugira ngo we kuba muri ubwo bunenganenzi, ahubwo wifuze kuvumbura rino banga riboneka mu isabato. Kandi uko iminsi iri kuza tuzabibona igihe tuzaba tugeze mu gika kitwereka iby'isabato n'ibihe birimo by'imperuka, ndetse n'ibyenda kubaho by'amateka aheruka iyi si n'intambara ikomeye. Umva, iryo banga tuzarihishurirwa nyine, yuko Satani adashaka ko turimenya. Kandi iryo banga ni ni cya kimenyetso cyo gucungurwa, ikimenyetso cy'umuremyi, yuko Imana ishaka kuturema bundi bushya, ishaka kuducungura ngo tuvanwe mu isi itugeze mu kiruhuko cya ryari cy'iteka ryose. Haleluya! Kiruhuko cyuzuye tuzabona mu bwami bwo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 4 habidusobanurira neza. Icya kabiri tubona muri iri somo nuko isabato ari umunsi wera. It's a day of holiness. Uku gusubirwamo kw'ibitambo, hakongerwamo igitambo cyo ku isabato, ni ikimenyetso kitwerekana none yuko dukeneye guhora twezwa no gutunganwa. Rya hamwe ryo kwezwa. Haleluya! Amagambo twasomye ubushize mu gitabo cyo wifuzwa ibihe byose hatweretse yuko isabato yibutsa abagabo n'abagore umurimo w'Imana wo kurema no gucungurwa. Nuko rero Imana irashaka kutwereka ko buri gihe dukeneye uko gucungurwa, dukeneye uko kwezwa. Igihe twibuka isabato nk'uko itegeko ry'Imana rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, tuba twiyibutsa kwera kw'Imana n'igitambo cya Kristo gituma twera. Imana idufashe cyane tubyumve neza. Icya gatatu gikomeye dufana muri iri somo ni isabato na Kristo, kandi ibyo byombi maze kuvuga bihurira muri iki ngiki. Aya maturo ya buri sabato cyari igishushanyo cy'umurimo Kristo agomba gukora aducungura ku musaraba w'i Karuvari. Ayo maturo yiyongeragaho n'ibyo bitambo byo ku isabato byashushanyaga Kristo, we gitambo kizima n'ituro riruta ayandi, wagombaga gutambwa ku bwacu kugira ngo atugeze ku mpongano y'iteka ryose. Nshuti yanjye, burya buri sabato dukwiriye kwibutsa uyu murimo w'Imana wo kwezwa ndetse no gucungurwa tubonera muri Kristo Yesu. Bise biraryoshye cyane, kandi iryo hame naryo twisobanukirwa igihe turebye mu Kubara igice cya 28 umurongo wa 9 n'uwa 10, wo tumaze gusuzuma burya isabato ntiwayitandukanya n'umurimo wo gucungurwa. Birafatanye rwose nshuti yanjye. Tuzabona mu gihe kiri imbere, igihe tuzaba tugeze mu mirimo ya Kristo n'umurimo yo gucungurwa nyine. Buri gihe yamaze kuducungura yaruhutse umurimo we, nk'uko yaruhutse cyagiye amaze kuturema, yarongera araruhuka amaze kuducungura. Kandi ibyo nabyo ni ikimenyetso gikomeye cyo kwibuka icyo ngicyo yadukoreye. Reka tujye ku isomo rya gatatu, ndagira ngo twihute uyu munsi twe gutsinda. Isomo rya gatatu dusanga mu gitabo cyo Kubara n'ubundi. Reka ngusubize inyuma tujye mu gitabo cyo Kubara igice cya 9, ndasoma umurongo wa 15, nkomeze ngeze ku murongo wa 23. Kubara igice cya 9. Kubara igice cya 9 umurongo wa 15 ndageza ku murongo wa 23. Hari inkuru isamaje, ntabwo ifitanye isano yuzuye n'isabato, ariko kandi iraduhishurira ukwera kw'isabato n'umugambi w'isabato uhebuje
iyindi. Inkingi y'igicu yayoboraga Abisirayeli mu rugendo rwabo. Tubwirwa iby'inkingi y'igicu yayoboraga Abisirayeli mu rugendo rwabo. Haleluya. Umva, urugendo rw'Abisirayeli mu butayu, urugendo rw'Abisirayeli ruva mu Egiputa rugana i Kanani, rwuzuyemo ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. Nari maze kukubwira bwa mbere, isomo tumaze kubona bwa mbere tubona mu Kubara igice cya 15 umurongo wa 32 kugeza 36 ni amagambo y'urubanza, ni umujinya ugeze ku bantu bagomeye amategeko y'Imana. Ariko kandi noneho aya magambo yo aratwereka umukiza w'umunyampuhwe. Imana ikunda abanyabyaha, Imana ibitaho, Imana ibaha care zidasanzwe. Reka ngusomera aya magambo. Kubara igice cya 9 umurongo wa 15. Munsi ubuturo bwera bwashinzwe, cya gicu kitwikira ubwo buturo ari bwo hema ry'ibihamya, kandi nimugoroba kiba ku buturo gisa n'umuriro kizaza mu gitondo. Uko niko byabaga iminsi yose. Haleluya. Cya gicu cyarabutwikiraga nijoro kigasa n'umuriro, kandi uko icyo gicu cyaterurwaga kuri iryo hema, Abisirayeli babonaga kugenda, kandi aho cyahagararaga akaba ari wiwe Abisirayeli bagenza gute? Babamba amahema. Umurongo wa 18. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryahagurutsaga Abisirayeli, kandi akaba ari ryo ribabambisha amahema. Igihe cyose icyo gicu cyamaraga ku buturo bwera, bakimaragaho babambiye amahema. Iyo icyo gicu cyamaraga iminsi myinshi ku buturo, Abisirayeli bitonderaga icyo Uwiteka yabihanangirije ntibagende. Ubundi icyo gicu cyamaraga iminsi mike ku buturo, maze itegeko ry'Uwiteka rikabagumishaho babambye amahema, akaba ari ryo ribahagurutsa. Ubundi cyabugumagaho gihereye nimugoroba kikageza mu gitondo. Cyabuterurwaho mu gitondo bagahaguruka, cyangwa cyabwirirwaho kikaburaraho, maze kikabuterurwaho bagahaguruka. Naho yawe iminsi 2 cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, icyo gicu cyatindaga ku buturo bwera kikabugumaho, Abisirayeli bagumaga aho babambye amahema ntibagende, maze cyabuterurwaho bagahaguruka bakagenda. Murongo 23. Itegeko ry'Uwiteka niryo ryabambishaga amahema, kandi akaba ari ryo ribahagurutsa. Bitonderaga ibyo Uwiteka yabihanangirije, uko Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose. Amagambo murayumvise? Aya magambo arakomeye. Amagambo yerekeranye no kubambwa kw'ihema ry'ibonaniro, uburyo Uwiteka yatashye iryo hema, igicu kikaritwikira. Icyo gicu kiguma hehe? Kuri rya hema. Icyo gicu ngo iyo cyahagurukaga, ubwoko bw'Abisirayeli nabwo bwagenzaga gute? Bwarahagurukaga bukagenda. Cyaba gihagurutse nijoro, bafataga urugendo nijoro. Cyaba gihagurutse ku manywa, bagafata urugendo ku manywa. Niba gitinze aho ngaho iminsi, bahatindaga iminsi. Niba gitinze ukwezi, bahatindaga ukwezi. Niba gitinze imyaka, bahatindaga umwaka. Nshuti zanjye, ngo kuko Uwiteka yayoboye ubwoko bw'Imana kugira ngo abujyane. Ngo ibi byabayeho iminsi yose kuva bashinga iryo hema, uhereye ku musozi wa Sinayi, nyuma y'amezi 3 bambutse inyanja itukura, kugeza igihe imyaka 40 igenje gute? Ishiriye. Kwa kundi Imana yabatungishije manu mu butayu imyaka 40, niko Imana yakomeje kubarinda imyaka 40. Ngo icyo gicu ku manywa cyababeraga inkingi y'igicu ibarinda izuba ritwika mu butayu, kandi nijoro ikababera inkingi y'umuriro ibamurikira, kugira ngo bataba mu mwijima bagaterwa n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba. Mbega urukundo ruhebuje Data wa twese akunda abana be! Mbega ukuntu biryoshye! Mbega ukuntu Imana ari nziza! Mbese aya masomo turayabonamwo iki? Turabonamwo ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuyoborwa n'Imana. Haleluya! Ni ukuyoborwa n'Imana, ndetse n'ikiruhuko tubonera muri yo. Nubwo uru rugendo rw'Abisirayeli tubonamwo ibintu bikomeye, tubibonamwo amahame agendanye no kwera, amahame yo kwerekwa inzira bakwiriye kunyuramo, yo kubahishurira ukwera kw'Imana, tuyabonamo n'amahame yo kuruhuka no kwiringira Imana. Haleluya! Imana yarabasabaga kuyiringira. Ikibasabye bakaba ari cyo bakora.
nibibasabye ngo mutoragure manu mu minsi 5 nkeya mubasha kumara, ku munsi wa gatandatu mutoragura inkubwe 2, nuko bagomba kubigenza. N'Imana ivuze ngo nimuhaguruke tugende, bagomba guhaguruka. Nibivuze ngo mwicare, bagomba kwicara. Dukwiye kwiringira ubuginzi bw'Imana, nuko igenza gute? Ituyoboye. Nshuti zanjye, dukwiye kubyiringira cyane. Dukwiriye kwirinda kugomera Imana uko byamera kose, ahubwo Imana aho ituyoboye tukabaho tugenza gute? Tukaba ariho tujya. Dufite iyo indirimbo nziza cyane mu gitabo cyo guhimbaza Imana gikoreshwa n'Itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7, cyavuga ngo aho Umukiza nyobora nzemera mukurikire. Haleluya! Aho azanyobora hose nzajya mukurikira, naho haba mu mwijima nkagenda nyobagurika, Umukiza azandamira. Mbese uramwiringiye? Mbese wiringiye uburinzi bwe? Wiringiye n'ubuyobozi bwe? Ndakwingingira kwiringira Imana mu izina rya Yesu, kandi nkakwiringira kwakira ikiruhuko akuronyeye, harimo n'ikiruhuko cy'isabato cy'umunsi wa 7. Reka nongere nsome amagambo 20 iheruka 22-23. Naho yaba iminsi 2 cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, iyo icyo gicu cyatindaga ku buturo bwera kikabugumaho, Abisirayeli bagumaga aho babambye amahema ntibagende, maze cyabuterurwaho bagahaguruka bakagenda. Haleluya! Itegeko ry'Uwiteka niryo ryabambishaga amahema, kandi akaba ari ryo ribahagurutsa. Bitonderaga ibyo Uwiteka yabihanangirije, kuko Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose. Aya magambo ashobora kumvikana neza mu Cyongereza. Mu Cyongereza baravuga bati, the children of Israel were guided by a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. When the cloud rested, igihe igicu cyaruhukaga, hano bakoresheje guhaguruka cyangwa se kuguma. When the cloud rested, Israel rested. And when the cloud moved, they moved. Hari icyo tubona gikomeye, nuko Imana yifuza ko abantu bayo baruhuka, nuko Imana yifuza ko abantu bayo bakira ikiruhuko kiboneka muri Kristo Yesu, nuko Imana yifuza ko abantu bakira ikiruhuko cy'isabato kiduhishurira nyine ikiruhuko gihebuje ibindi dutegereje. Nkunda igitabo cy'Abaheburayo, hari ayo magambo tuzayaganira twitonze. Abaheburayo igice cya 4 kitubwira iby'uburuhukiro Imana yaruhutse imaze kurema isi, kikabihuza n'uburuhukiro Imana yifuzaga Abisirayeli ngo bazabonere muri Kanani, ariko kandi ngo ntabwo babubonye. Ngo iyo Yosuwa baruhura, ntabwo Imana yo kujya gutegeka ubundi buruhukiro, ngo haracyari uburuhukiro bubikiwe abantu b'Imana. Haleluya! Uburuhukiro tubonera muri Kristo Yesu, kandi uburuhukiro buzaba bwuzuye neza tugeze mu bikari byo mu ijuru, icyaha gikuweho. Nshuti yanjye, aya makuru aranezeza cyane. Umugabo witwa John Wesley ni umugorozi uzwi wabayeho mu mateka y'ubugorozi. John Wesley yanditse amagambo akomeye cyane, aravuga ngo kubahiriza isabato mu buryo bwitondewe, mu buryo bukwiriye, mu buryo nyabwo, ni ukwitanga. Haleluya! Ni ukuruhukira mu guhishurirwa no kumenya yuko Imana ariyo mugenga wa byose, ariyo muyobozi uhebuje abandi, ariwe mwami w'abami, kandi ariwe usohoza ibyifuzo byacu akatumara ubukene bwacu bwose. Nshuti yanjye, mu kuruhuka ku munsi w'isabato tuba duhamije cyangwa se dutangarije isi yuko ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana. Haleluya! Imana igufashe kugira ngo ibintu nabyo bigusobanukire kandi ubyiteho rwose. Isomo rya 4 tugiye kureba ndasanga mu kubara igice cya 10, ndasoma mpereye ku murongo wa 33. Kubara igice cya 10 ndasoma mpereye ku murongo wa 33 ndageza ku murongo wa 36. Kubara igice cya 10 izatubwira iki?
barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka bagenda urugendo rw'iminsi 3. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere, igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Cya gicu cy'Uwiteka cyabaga hejuru yabo ku manywa, iyo bahagurukaga bakabambura. Uko iyo sanduku yahagurukaga, Mose yaravugaga ati, Uwiteka haguruka, ababisha bawe batatane, abanzi bawe baguhunge. Yahagarara akavuga ati, Uwiteka hagurukira inzovu z'ibihumbi by'Abisirayeli. Haleluya. Isanduku y'Uwiteka yagenzaga gute? Isanduku y'Uwiteka yajyaga imbere yabo. Nuko barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka bagenda urugendo rw'iminsi 3, isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere. Kandi ngo igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Mu Cyongereza bavuze ngo igenda urugendo rw'iminsi 3 to search out a resting place for them. Kubashakira ahantu ho kuruhukira. Haleluya. Ese harimo ikiruhuko? Ese Sabato iratubwira iki tugeranyije n'isanduku tuyihuje n'uru rugendo rw'isanduku y'isezerano? Isanduku y'isezerano ni Sabato. Ndagira ngo maze mubwiye ko isanduku y'isezerano ibisemwe amategeko y'Imana, irimo urwabya rwa manu, irimo inkoni ya Aroni. Inkoni ya Aroni ishushanya ubuyobozi bw'Imana, ya Mana y'umugenga wa byose n'umutegetsi w'ikirenga. Kandi Imana isoza amasezerano yasezeranye ko izadutungisha, nk'uko John Wesley abitubwira. Burya mu isanduku y'isezerano harimo urwabya rwa manu ruduhamiriza ibyo kandi rukabitwibutsa. Kandi isanduku y'isezerano yabitsemo amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 ryitwa Isabato, nshuti yanjye. Kandi iryo tegeko, iryo Sabato isobanuye ikiruhuko. Nuko ngo isanduku y'isezerano igenda urugendo rw'iminsi 3 ishakira Abisirayeli ahantu ho kugenza gute? Ho kuruhukira. Haleluya. Ino sanduku y'isezerano ishushanya kuhaba kw'Imana, kuba Imana iri kumwe natwe. Yagenze urugendo rwo gushaka ahantu ho kuruhukira ku Bisirayeli. Haleluya. Isabato rero nayo ni ikimenyetso kitwibutsa cya kiruhuko gihebuje dutegereje kandi twifuza kandi tubonera muri Kristo Yesu. Kizaba cyuzuye mu buryo bwimbitse ubwo Kristo azasoza amasezerano yo kuducungura byuzuye, ubwo azagaruka kudutwara. Dufite amasezerano akomeye cyane aruta ayandi, kandi ayo masezerano yanditse mu byanditswe byera. Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana kandi mwizere na Data, mwizere Imana ndetse mwizere Yesu Kristo. Haleluya. Kuko mu rugo rwa Data wa twese hari amazu menshi, yaba adahari Kristo aba yarabitubwiye, ariko kandi arahari, kandi yagiye kudutegurira aho tuzabana, ngo aho ari natwe tuzagenze gute? Natwe tuzabe. Yaratubwira rero ngo nzagaruka mbajyana. Mana yanjye habwe icyubahiro kubwa Yesu Kristo umwami wacu uri hafi kuza kuducyura mu bwami bwe. Mwanditsi w'igitabo cy'Ibyahishuwe asoza igitabo cyavuga ngo amen, ngwino mwami Yesu. Mbese urifuza kuruhukira mu kiruhuko cyiza Imana yaturongeye muri Kristo Yesu? Ndakwifuriza kwakira Kristo Yesu no kwakira amategeko ye. Kuba mukunda bishimira amategeko ye. Iki kiruhuko ni ikimenyetso. Isabato twibutse icyo kiruhuko tugomba kugenza gute? Kubonera muri Kristo Yesu. Mwanditsi witwa Tozer yanditse igitabo The Pursuit of God, yaranditse ngo the Sabbath points to the deeper spiritual rest found in Christ. Isabato ikomoza ku kiruhuko cy'ibyamwuka cyimbitse tubonera muri Kristo. A rest from striving and an invitation to experience peace in his presence. Ikiruhuko kituvana mu guhibikana ndetse na invitation cyangwa se ubutumire bwo kwishimira no kugendera mu mahoro aboneka mu kwaba kw'Imana. Imana yanjye yabwe icyubahiro. Ndakwifuriza kuzirikana ibyino sanduku y'isezerano, isezerano rikomeye Imana yajyanye n'abantu bayo, izakomeza kubarinda, izakomeza kubayobora, kandi iri kubaha amategeko yayo kugira ngo bagendere mu butware mu bushake bwayo, iyabandikira mu mitima. Haleluya. Nshuti zanjye, ngiki Imana itubwira, kandi irakitubwira ngo
tukizirikane. Navuze ko tuvuga ku masomo agera kuri 5. Reka nsoreze rero ku isomo rya 5 dusanga mu kubara igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Ni umuburo ukomeye cyane nifuje gusorezaho kugira ngo nshuti yanjye uzirikane. Kubara igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza uwa 4 hambwira amakuru ababaje cyane yaranze Abisirayeli muri ubu butayu, babandi Imana yakunze cyane ikajya ibagaburira mu myaka 40, ikajya ibarinda ku manywa, ikababera inkingi y'igicu ku manywa, ikababera inkingi y'umuriro nijoro, kugira ngo hatagira ikibahungabanya cyose. Umva ibyabaye rero, umva ibyabaye byo kwigomeka. Igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza uwa 4 urambwira ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, iryo joro bararira, abese bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyana iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta ni uko twasubira mu Egiputa. Baravugana bati, twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Ya masezerano yose Imana yasezeranye, bwa burinzi bwose Imana yabarindishije, igihe bari bamaze kumva amakuru ababaje cyane y'abatasi 12 bari bavuye gutata igihugu cy'i Kanani, maze 10 bakazana amakuru y'incamugongo, 2 gusa Yosuwa na Kalebu bakaba batangaza amakuru meza. Barataka bati, kuki tutarimbukiye mu Egiputa? Kuki Imana yatuzanye hano kutwicira hano? Kuki tutarimbukiye mu butayu ngo dushireho? Kubera iki tutarimbukiye se mu Egiputa? Kubera iki Imana itujyana kwicishwa n'inkota? Reka twisubirire mu Egiputa. Maze bemeza ndo gutora undi mugaba kugira ngo basubire mu Egiputa. Nshuti yanjye, tumaze kubona yuko kimwe mu byakurikiyeho mu gice cya 15 hari umugabo watinyutse noneho kwigomeka ku mategeko y'Imana rwose, ajya gutoragura inkwi ku isabato, yirengagiza amategeko y'Imana ko abaho, maze ajya kwitoragurira inkwi. Bisugeze he gusubira mu Egiputa? Ikimenyetso cyo gusubira mu Egiputa kiruta ibindi ni ukuva mu by'Imana nyine, ukigira kure yayo, ugakora iby'ubushake bwawe bukuyoboyemo, kuruta gukora iby'ubushake bw'Imana bushaka. Kandi ubushake bw'Imana buhishukira hehe? Buhishukira mu mategeko y'Imana. Nshuti yanjye, nk'uko tumaze kubona amasomo menshi mu gitabo cyo kubara akomoza ku ngingo y'ikiruhuko, ku ngingo yo kwiringira Imana, ku ngingo y'isabato, dusanze isabato igenda ikaba inkubirane, ni kutwibutsa yuko dukwiye kwiringira Imana mu buryo bwuzuye. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbikwibutse nanone yuko isabato ari ikimenyetso yuko twiringiye Imana, yuko tuyitezeho amakiriro. Bya byo kurya bifatanye n'isabato, bwa burinzi bw'Imana bwo kuhagurutsa no kubashakira aho baruhukira bifatanye n'isabato. Urugendo rw'Abisirayeli rwose rugendana n'isabato. Isabato nka reminder of trust, urwibutso rwo kwumvira. Haleluya. Mbese uraza kwigomeka? Uraza kwiyemeza kugendera mu bushake bwawe, kugenda mu bushake bw'Imana? Ndakwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo utagwa mu gico cy'abagome, mu bagome bagomera amategeko y'Imana, bameze nk'abangaba biyemeje kuvuga ngo twisubiriye mu Egiputa. Ushobora kuba warahuye n'abagabo babi bakubwira amakuru y'incamugongo, bakubwira amakuru adahuje n'ukuri kw'Imana, bakubwira amakuru adahuje no kukwiringira Imana nk'ay'abatasi 10 bavuze. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ukwiye kumva abatasi 2 basigaye, Yosuwa na Kalebu. Ni bake ariko bafite amakuru meza. Badufite amakuru y'igihugu cy'isezerano, igihugu tuzabonamo ikiruhuko cyuzuye, igihugu ku isabato imwe tuzajya turuhuka tukageza ku yindi turi imbere y'Imana. Erega isabato ntawe uzayicikira, no mu bwami bwo mu ijuru zabiriyo. Ndakwinginga mu izina rya Data wa twese, nguhamagarira kwakira ikiruhuko muri Kristo Yesu, kandi niringiye yuko igihe uzaba umaze kucyakira, Kristo azakubwira ikiruhuko cy'umunsi w'isabato, wa wundi yashyiriweho kuba ikimenyetso cy'abatuye isi ndetse n'andi maze ataracumuye,
yuko Imana ari umuremyi ikaba n'umucunguzi wawe. Mana ibikubashishe nibyo ngusabiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana. Data, turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje. Ukunda umunyabyaha, ko wamuhaye impano y'isabato kugira ngo mwibutse yuko umukunda, umwibutse yuko akwiriye kukwiringira no kukutegaho amashyiriro, kandi umwibutse amasezerano yahebuje y'ikiruhuko duhishurirwa tuzabona mu bwami bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twaruhutse isabato mu buryo budakwiriye, twishe isabato, abandi ndetse barayihakanye babwiriza yuko bidakwiriye ndetse bitabarimbuza rwose. Utubabarire kuko turi abanyabyaha, kandi utwigishe kugenda mu bushake bwawe no kukumvira. Utuburize amahoro mu byaha, tubonera umutekano mu kugendera mu byo amategeko yawe asaba. Nibyo dusabye Imana Data wa twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen.